Muraho neza. Yesu ashimwe. Twongeye kuza kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi, kandi nanone turacyavuga ku mugisha w'Imana. Imana yatugize umugisha, ituhindura imigisha, iduhindura abahesha b'imigisha, kandi irashaka ko n'amagambo tuvuga abahesha abandi imigisha. Narindi kuvuga ngo nawe Imana iguha umugisha. Uyu munsi nje kukubwira ko kumvira bituma imigisha ikuzaho kandi ikakugeraho. Kumvira bituma imigisha y'Imana ikuzaho kandi ikakugeraho. Reka dusome mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Haravuze ngo uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 3. Aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Yesu ashimwe. Nagira ngo mbabwire ko turi mu gihe cyo kuvuga amagambo ahesha abandi imigisha ataraye urucanege. Ariko kandi tugiye no kuvuga ko tugomba gushyira umwete mu kumvira Imana. Iyo wumviye Imana ubishyizeho umwete, imigisha y'Imana ikuzaho kandi ikakugeraho. Yesu ashimwe. Hari ikintu kibaho, imigisha y'Imana ukajya ubona yakuje, ukabona amahirwe yagusekeye, ukabona rwose ibintu Imana yavuze biri kuza, ukabona byaje, ukabona amarembo nk'icumi yafungutse, akazi, amakontra, ibintu bitandukanye, ukabona ibintu byose bigiye kugenda neza uri kubibona mu maso yawe. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya utamenya uko bigenze, ukabona ibintu byose birapfuye kimwe, ugasigara uhagaze utazi uko bigenze. Bivuga ngo imigisha iba yagutegeye amaboko, ariko nk'aho utazi uko bigenze, ukabona imigisha ntabwo ikugezeho. Ariko ijambo riravuze ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byo kumvira Imana tugomba kubishyiramo umwete. Nasomye mu Migani aravuga ngo mbese hari umunyamwete mu byo ukora ubonye? Aravuga ngo uwo nguwo ntago azakorera abagufi. Ikintu Imana ishaka, irashaka ko kumvira Imana no kuyumvira no gukurikiza amategeko tubishyiramo umwete. Rero nta mwete wundi, nta bindi, ni ukubikira ijambo ry'Imana, tukabaho ubuzima buhinduwe n'ijambo ry'Imana. Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo kugeza aho nzazira uzajya ugira umwete wo gusoma no kwigisha no guhugura, ngo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose, ngo kandi uhugukire muri bino bintu. Rero inzira zikwigisha uko ukiranukira Imana ziri muri iri jambo ry'Imana. Rero ndagira ngo kumvira Imana ni ukuri bishyiremo umwete, nubwo bizakugora, bikagusaba kugira ibintu byinshi wigomwa, bikagusaba kugira ibintu byakunezezaga wiyaka, bigatuma hari inshuti zimwe usuprime ukazikura mu buzima bwawe, ibintu byinshi byakunezezaga ukabikura mu buzima bwawe, ibigare ukabikura mu buzima bwawe, kugira ngo ubone ko usanga Imana. Rero mbwire kugira ngo Yosefu abone imigisha y'Imana byamusabye gusiga umwitero w'inyuma. Ntabwo yavuze ngo umwitero wanjye, no, yaratumbiriye Imana arayisanga. Yesu nashimwe. Rero ijambo riravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko iguha. Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Iyo ukunze Imana bigaragarira mu kwitondera ibintu igusaba. Rero nta bindi bintu bikomeye, ni ukwemera ko Yesu Kristo ari umwami, warangiza ukemera ko akuyobora. Iyo Yesu amaze kukuyobora, we akwigisha ijambo rye, akaguhindura uwo ashaka kukugira we. Rero nakubwiraga ngo kumvira Imana, ukumvira amategeko yayo,
ukumvira ibyo igusaba, ijambo ravuze ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Ni imigisha ukomeye ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Nta kundi kuvuga ngo izagusumbisha amahanga, ni uko izakugirira neza kandi ukaba umutoni mu maso yayo. Kandi iravuga ngo Uwiteka Imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Yesu nashimwe. Nagira ngo mbabwire ko mu kumvira Imana, mu kubaha Imana, mu kugendera mu nzira Imana igutegeka, niho hapfunyitsemo imigisha yose. Uko ugenda wumvira Imana, niko ugenda wanilokinga imigisha, niko ugenda ufungura amarembo y'imigisha. Mbese Imana irimo kukubwira ngo nugira umwete wo kunyumvira. Uko ugenda ugira umwete, niko ugenda umeze nk'uri kuzamuka esikariye. Uko ugenda ugira umwete mu bintu by'Imana, mu kugenda wumvira Imana, n'ijambo bivuga ngo nzagusumbisha amahanga. Kuko uko ugenda uzamuka esikariye zo mu kugenda wumvira Imana, niko ugenda ujya no hejuru, ugenda ujya hejuru y'andi mahanga. Rero ntawe ushaka kujya hejuru y'andi mahanga kandi utari hejuru mu rwego rwo kumvira Imana. Ijambo riravuze ngo iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Niba ushaka ko amahirwe aza akakugeraho, ibintu amahirwe akagusekera, Satani akareka kukunyaga, iringire Imana, uyumvire, noneho imigisha yose ubona ukuntu ikuzaho kandi ikakugeraho. Yesu nashimwe. Birashoboka ko ubona ukiranukira Imana wanga iyi migisha sinayibonye, ariko irahari. Muri ibi yaravuze ngo bari iyo migisha yose uko ingana. Rero nakubwiraga ngo mu kumvira Imana no kwitondera amategeko niho harimo isoko y'imigisha, kandi imigisha yose ikakuzaho, Imana igakuraho inzitizi zose, imigisha yarangiza ikakugeraho. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wari ufite intege nke zo kujya gukora ibyiza, ibi bikagutanga imbere, tugiye gusengana Imana. Ubwira Imana ngo mpa imbaraga zo kunesha bino bibi byose, kugira ngo imigisha yose inzeho kandi ngereho mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kugira neza. Sengeye uno mwene data mushiki wacu, wumvishe rino jambo, agerageza gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere, bigatuma hari imigisha itamuzaho ngo imugereho. Ndakwinginze rero kugira ngo mugirire neza, umuhe imbaraga z'umwuka zimubashisha kunesha, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.